murakubura mu rugo iwanyu kandi utabasha no kuhagera hahandi wavuye. Yes, urone umwuka gusubiza inyuma yerekana ko abarozi barahagurutse bakoresha imbaraga zose ariko bagiye kuroga ikintu cyitwa kudatunga ifaranga, kudatunga inshuti no kutagira ubuzima no guhora urwaragurika. Nicare neza mbikubwire neza. Bimbwire rwose nshaka kubyumva. Kurota wibona mu ishuri rya primaire kandi wararangije kwiga. Cyangwa segondere wararangije. Cyangwa se kaminuza warayirangije. Maze imyaka ingaho nk'ubu nkibona muri Yerika kandi yashize imyaka igera kuri 2014 hashize imyaka 9 mvuyeyo. Cyangwa nkibona kuri Nilak hashize imyaka irenga 10 mvuyeyo. Nubwo ari kaminuza. Bisobanuye ngo hari umwuka wo gusubizwa inyuma kuko urumva ubundi twumve bino bintu. Yego. Uko iminsi igenda uko igenda izamuka burya umuntu ava mu bwiza ajya mu bundi. Yego. Twe tubyemeranywe ko uko wari umeze muri 2000 si kumeze uyu munsi wa none. Ugenda utera imbere ugenda umanuka cyaba ari ikindi kibazo. Abo bayisabona. Igenda ishira ikarangira nayo ikarangira nabi. Nagira akita ngo nuruyuzi niko bajya babyita kaba akayuzi cyane. So uvuga ngo kurota usubira mu ishuri biravuze ngo umwanzi arimo araza nabyegerezo bya kera byo kudatera imbere, kutazamuka, kutagira icyo ugeraho, kutagira icyo uhinduka. Nagomba kubanza kuva mu kabande gukura ibijumba nd'umwana muto. Agerekaho igicuma cy'amazi. Abana boho nabaga baryamye. Abivuga ngo marira kamanuka. Nize kuvoma niga gusya nkiri muto niga guheka abana ndacupira. Cyo bakangabura intagaraso ryo zibiha naterura umwana bakantuka ngo dore uko gisa dore uko kireba ntacyo uzimarira ibitutsi mbega ugakurana stress mu bitekerezo. Hariyo mpamvu Imana yampishura ubumwe bw'abera ndifuza kuvura babana ikomere nibyo twagiye ducamo. Yego. Ubumwe bw'abera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera Ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera Ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Abakurikiye ubumwe bw'abera Ministries ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze aho amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka hamwe na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste. Mwese mwiyumvemo ikaze nimba ugeze hano ari ubwa mbere tuguhaye ikaze kandi rwose ntugende udakanze ako kabuto kari iruhande rwawe subscribe kugira ngo ujye ubona notifications igihe cyose tushyize hanze ibyigisho biruhura umutima kandi bikavugurura ubugingo n'umuntu w'inyuma. Tumaze icyumweru turi mu cyumweru twahariye umushumba yahariye uburyo inzozi zakwereka ko hari operasiyo y'abadayimoni ku buzima bwawe. Uri munsi y'iterabwoba ry'abadayimoni cyane. Tumaze iminsi uyu ni umunsi wa 4 tubyigaho. Tumaze iminsi tubona inzozi zikwereka ko hari ibintu abadayimoni bari gukora. Ushobora kuba utarabirose ariko twavuze na situation wisangamo mu buzima busanzwe uzagire attention umenye ko hari ikiri gukoreka mu isi y'umwuka mu buzima bwawe. Ubundi mu ijambo rimwe izi nzozi ntuzitesha agaciro. Ni ikimenyetso cyerekana ko abarozi bakuri hejuru. Abarozi bakuriho urafitwe kandi twonye ko abarozi atari abatanga ibitamikano ibitegano ibihuhirano ahubwo n'abarozi bica hazaza hawe bagambiriye kubikora. Ku munsi duherukaho w'ejo twari turi kurebera hamwe iyo urose inzoka ikwirukankana igushakisha inakuruma
iri mu nzu ikaburirwa irengero kandi ari mu nzu yawe, iri ku buriri. Twabonye umugabo wabirose ukuntu byagenze, yinjiye mu iduka yinjiye ko ugiye guhomba, yinjiye mu modoka ukuntu imodoka igira impanuka, yinjiye mu bantu ukuntu avuka mu burwayi, yego igusanze umwe n'abandi. Twabivuze ngira ngo abatarabimusende basubira bakakiganira, yego basubiraho bakareba ikiganiro. Ubundi iki kiganiro kigiye kifite ama episode cyangwa ama day 1 day 2 kugera ku day 7 no birangiye, bizaba birangiye iby'ingenzi cyane abantu bakunda kurota. Yego Mushomba, turagarutse. Yakoze cyane, ndahari nanjye nditeguye, kandi nibwira ko mbashimira abakomeje gukurikirana Umwuga Wera Ministries, kandi umuryango uri muri aguka bakomeze. Ntabwo ari idini, si itorero, ntigenda no kuba ryo, ahubwo naho abantu b'Imana tuza tukumva ijambo ry'Imana ndetse gusubira mu itorero rye, ko nifuza ko umuntu abuwejeje mu itorero ryiwe. Ahari Imana haruta ahandi, aharuta ahandi ni umutima w'umuntu. Yego, hari umushuti wanjye uri mu gihugu cy'Ubugande yumva akanyarwanda gake, yarambwiye ati nta kuntu mwazagerageza mukadusemurira. navuze nti icyo gitekerezo nzagigeza ku bantu babishinzwe, ngo basi mujye mureba n'uburyo mushyira muri subtitles. Ni ukuvuga ngo ibi bintu tuvuga ni globally, ni iby'abantu bose, umuntu wese yisangamo. Ubwo rero naravuze nti ubutumwa bwawe nzabugeza ku babishinzwe. Ikibazo kigoye ni iki? Ni uburyo bwa the lack of financial. Yego, nta bushobozi dufite. Nta wanze ko dushyiraho subtitles, nta n'uwanze ko dushaka abakora interpretation bakaza, ariko byose bisaba elton money just but now we don't have money to do it. So it means you have problem. You are so low. If she or he need it, just send. Ubwo rero if you want us to translate or to all translator, we're gonna need your support. Nuvuga ngo dukeneye ubundi kuba nari natanye no kubikora kwenda bizi ko abantu banabikeneye. Na subtitles ntabwo ari ikintu cyoroshye. Byonyine niba kujya muri no video ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. So ro kongeraho izindi charge ntabwo ari ibintu bitworoheye vraiment. Naka dukunda ibyiza, tuzi ibyiza, dushaka n'ibyiza, tuzi nuko byaryoha, ariko financially karakanyuzemo. Ubwo message yatambutse bitewe n'umushuti wanjye wabimbwiye, yumva akanyarwanda gake ariko byinshi bikamunanira. Bikamunanira kubyumva nyine ngo byumve nk'ibyo nyine. Wenda hashobora kuba hari n'abandi bari bafite icyo kibazo, ni benshi cyane barabimbwira, ariko bawumva byo bavuga naho bishaka ubikeneye, ariko ubwo nuko Imana izadushoboza. Buriya byatambutse babyumvise. Mushumba, uyu munsi turagarutse, nanaguha ikaze. Uyu munsi turakomeje umwuka wo gusubira inyuma. Ndifuza ko uyu munsi duhuza ishuri, yego, inzu, isambu y'iwanyu, yego, akazi ka kera wakoraga, gusubira umwuka wo gusubira inyuma. Yes. Dusengere tuze tubyinjiremo neza. Data wa twese uhoraho, mwami wacu, Mana y'imbaraga, byiringiro byacu, mahoro yacu, uwo twizereramo tukabona gukira, Yesu Kristo, uwo twabonye imigozi iduhambiriye icikagurika, iminyururu ikavaho tukakira ubuzima, uwo twabonye muri situation vraiment iteye ubwoba katubera Imana ishobora byose. Ndagusabye ngo ntabari nge abagigeri wari wese muri twege mwami, ahubwo twemerere umwuka wera w'Imana amanuke mwami, adufashe gusobanurira ibyahishwe no kugira ngo ubyumvise bikore ku mutima, maze ahindukire amenye igikwiriye ku Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Amen. Turacyari muri cya cyumweru kitwereka ibimenyetso cyangwa inzozi zitwereka ko ubuzima bwacu buri mu kaga k'abarozi. Abarozi bagiye barabufata, barimo barashaka kugufata, barimo bararwana, barafata, baraca hasi hejuru, plan imwe yapfa bagafata indi yapfa bagafata indi. So kubirota ubwabyo no kwibona ibimenyetso tuvuga. Attention. Wari uvuze ati tugiye kureba umwuka wo gusubira inyuma. Haba ku ishuri rya kera, mu mirima y'iwanyu ya kera, inzu y'iwanyu, rusengero mu wanyu, noneho amazu ya kera mwabagamo, umujyi wari utuyemo kera, bigusubiza inyuma nabyo. Reka turebe ibyo ari byo noneho. Urakoze cyane. Ubundi
nta muntu usubira inyuma ngo ajye gukora ibyo yarangije. Sinzi niba ukunyumva cyane. nta muntu usubira inyuma ngo ajye gukora ibyo yarangije. No kuvuga ngo kurota wibona uri mu ishuri rya kera, former schools, former house, former village, former friends, even the dead friends. Kwibona mu mashuri ya kera, musozi wa kera, mu byaro by'iwanyu, aho wari utuye kera, mu nzu ya kera, inshuti za kera zapfuye. Ibyo nabyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko umwanzi yamaze kwataka. Igisigaye ari ifirimbi isigaye kugira ngo akubomore. Noneho Imana ikabiguhishurira kugira ngo nawe wice imigambi y'incakura n'indyarya ku buzima bwawe. Ngira ngo utangire witonde. Yes. Kaduhere ku ishuri. Yego. Ni ukuribona, ni ukurirota, bimeze bite? Kuba uririmo. Nicare neza mbikubwire neza. Bimbwire rwose nshaka kubyumva. Kurota wibona mu ishuri rya primaire kandi wararangije kwiga. Cyangwa segondere wararangije. Cyangwa se kaminuza warayirangije. Maze imyaka ingaho uko. Nk'ubu nkibona muri Yerika kandi yashize imyaka igera kuri 2014 hashize imyaka 9 mvuyeyo. Cyangwa nkibona kuri Nilak hashize imyaka irenga 10 mvuyeyo. Nubwo ari kaminuza. Bisobanuye ngo hari umwuka wo gusubizwa inyuma kuko urumva ubundi twumve bino bintu. Yego. Uko iminsi igenda iza, uko igenda izamuka, burya umuntu ava mu bwiza ajya mu bundi. Yego. Twe tubyemeranywe ko uko wari umeze muri 2000 sikomeza uyu munsi wa none. Ugenda utera imbere ujya ugenda umanuka cyaba ari ikindi kibazo. Abo bayisabune. Igenda ishira ikarangira nayo ikarangira nabi. Nagira akita ngo ni uruyuzi. Niko bajya babyita kabaye akayuzi cyane. So uvuga ngo kurota usubira mu ishuri biravuze ngo umwanzi arimo araza na byageragezo bya kera byo kudatera imbere, kutazamuka, kutagira icyo ugeraho, kutagira icyo uhinduka, kuko uzarebe nase nkubaza. Mu mashuri yo bahamagara abantu ku ishuri. Urumva? Yego. Bakababwira ngo nibazane ibyangombwa. Ugize ubona batuma diplome ya primaire. Oya ntibibaho. Haribaho? Ntayibaho. Turonkomese ibaho burya ra? Ntibibaho. Ni birote. Ni birote. Umunsi naho niza secondaire ntago bakizaka. Ugomba kugira kaho na permis. Cyane. Ukaba afite licence. N'agaperimi. Atari ko duha akaza afite n'agake. N'agaperimi. Kandi warakirutseho we. Byaranze. Watsinze matière utsinda ibitabo urasohora wandika ibitabo. Ariko kugira ngo ugire na provisoire. Byaranze. Wagize gutya warihanaguye. Icyo kintu koko. Urumva n'umwuka w'uburozi wo gutera ubukene. Icyo kintu gitera. Basabye diplome urayifite, iriho amanota meza, ikizameba, ariko ati ntitugutoranya kuko udafite perimi. Na permis definitive. Barangiza bati mfite na experience ya myaka 3 kandi uyibonyeje. Ukabo yagita gushya harya mu mvugo yo. Bawahiye. Ukabura. Yezo mbwira ngo ikiganiro nasohoye nahiye nese bashya gute basohoye ikiganiro. Icya ese nahinze. Nuko nguko umuntu aba yarangiye. Nuko umuntu aba manifestation rwose. Umva rero kurota ubona usubira nicyo bita kuko burya nkubwire Jerry hari ubukene. Yego. Hakabaho n'ubukene bw'uburogano. Icyo ndacyumva. Umuntu agakina nta mpamvu. Ni hahandi akacyage tutsi ukaburiraho abandi baboneye. Ukuri kandi ugasanga nabarya abantu wafashije kuzamuka. Bo barazamuka. Ntibashaka no kukurira. Cyane rwose. Tishwi? Wowe atari kubundi rugwara n'iki twakuguriye nahasigaye ukatubisa hanga. Kagenda usubira inyuma mu gihuhunga abandi bawinjiramo. Kandi ugasanga n'undi uhunze nta n'icyo ubonye. Ukarinda urunduka. Aho naho ugiye shwi. Bikanga kandi ugasanga nuvuga ngo iyo urota icyo kintu n'uburozi bw'ubukene apana cyo kwita gukena kuko utashoboye gukena kuko udakora ahubwo kubura icyo ukora garutuma yo kugikora. No harika nakarima umuntu akajya kubwira se uko ufite amaboko wajya ushakisha kandi ugasanga nta kubwite bikanga pe
abasigageze kuri bine apfa ko guhase umuntu akavugira ati akubundi we kutatera imbabura ngo wotse ibigori we wanabyutsa ntibanabirya ukabirya wenyine wacuruza avoka zikaguhiraho wacuruza imineke ikaguhiraho wakwenga ikigaye umusururu ntunyobwe wavuga ngo ugiye gucuruza amakara ukazayicanira wavuga ngo ugiye kurangura ibirayi bikazakuboreraho wavuga ngo ugiye gucuruza imyenda ukazayiyambarira bwo ugasanga buri gihe amahirwe yawe aragenda hazamo ikintu cya blockage kubera iki warose usubira ku ishuri bivuze ngo usubiye muri wa mwuka wo kudashobora wo kugenerwa wo guhabwa no kumwana wo muri primaire nta kindi yigurira arategereza uniforme mpaye niyo bagura igipantaro kingana n'umusozi uzayikuriramo niko bajyaga batubwira uzayikurira batugurira gurukabutura warureba ukarwanga uzarukuriramo iyo uzayigana imyaka itatu ishati kinini uzarebe buryo umwana wavutse kireka nko mu bakire n'abasimbizi ariko burya no mu bakire umwana wa kabiri ntago bagura ibikoresho nk'iby'umwana wa mbere wa mbere bari uwa mbere ntacyo azasigana yamye kuko uwa mbere yaramukuburira urumva nyine uvukanye gukuburirwa ntago uvukanye ibishya ariko tone mvuga iby'umwuka uvukanye gukuburirwa baragusigiye cyo bataguha ni pampa ngo utiyanduza ariko nizasigaye kuri mukuru wawe nizo bahera ati ntabwo tuvuga mugende kereka iyo ari umuhungu ukurikiwe n'umukobwa cyangwa ari umukobwa ukurikiye umuhungu ariko nabwo hari imyenda bagomba kumukuburira byanga byakunda na yabase ni yazakarabiramo ni hahanda ago bagura inca ni cya cyumba baza ntuvukanye gukuburirwa warangiza ngo guhora mpabwa ndawurambiwe kandi warapfutse uhabwa noneho byakozwe na so wakubyaye ntago byapfa urakira byakozwe na so wakubyaye byakozwe ariko niko bimeze nuvuga ngo mwivuka ryawe warakuburiwe biragufasha ubuzima bwose ati shati narifite agashata katankwira ngo inutere murebe nakazanye kankwira ariko dore ndashaka akafakuyemo ya myakuye n'imikoshi araguhaye nawe turakoza nawe ukabutimbuyemo imyuka mibi ikagura kujyanye yenda atanabizana nabizi kuko burya transfer y'imyuka mibi ntago umuntu abayiteguye by'umuntu badafite ibanye n'umunyamuvumo so rukuro tujya ku ishuri no kutazigenera no kutazagirane mu buzima bwawe no guhora ufite bwabwo kugenerwa gutegurirwa kwitwa umwana uzagikuriramo yego reka turebe none mushomba umuntu aguha igikweto ugashyira nk'amasogisi 3 kugira bakigukwire nabwo bikanga ugafungana nazo none ukagenda umeze nka Mickey uzi kwambara igipano kitagukwira ukagihana imbere ugakurura ngo hasa neza kanyuma hari uruntu rubyibushye kuri we ngo tebeza utabyemera reka nukurenzaho ibyo byose ukabona igishati ubwiza kuri uyu ni umwuka w'ubukene w'uburogano bivuze ngo satani yahagurukiye kukwambura ikintu cyose kuko usubiye muri rya shuri kabiri rya shuri hari bizame wigiyemo hari inkoni wakubiswe hari inkonje bagukubise nubwo batagikubita ariko muri primaire baratikura ariko primaire baradukanye burya ariko baracyabagirira akantu ntabwo kera baranazidutumaga oya kera twizaniraga inkoni mwenejo kera twino twakwitaga cyo tamarege n'amarate bakubita inkoni amaraso akavushunze rugatumuka n'ukivuga kandi twebwe warayizanaga bakayigukubita ngo barebe ko itavunika kupita itavunika bakayishyira mu nguni njya nibuka muri 74 nafite mwarimu mu ishuri we inkoni zararisha yajyaga akafata akantu akayitema ku mutwe kugira nawe kubita icimirambo gutya ukata amaraso twiga igifaransa cyaratugoye z'amatenda Afrique za kamya dokoro tubyiga rasharo guruma twiga ibintu biremereye twiga ibintu bikomeye za babari na bara bitangwa rapaye la fenêtre twiga icyo twikaga tubyiga bitugoye yagiraga igifaransa saa 3 guhera saa 2:45 akagukubita mu gashyira intoki imbere agahondera icyarimwe none akazana inkoni mu karambika mwese kuri pipitre agahera noneho ku buryo hagati ari utabara inkoni kabazuhera nutangira ibyo byose twayibaye sobanura ngo iyo urose ufite uwo mwuka ngo ugiye gukubitwa na bya bigeragezo bya kera byo kutagikigenera kutagira aho ugera usuzuguritse ni muri primaire kuko nubundi urangije primaire nyine ubwo ni primaire P6 nyine arakantu wavuzeho ko gukuburirwa
yaba ku myenda yaba kuri ibyo byose n'isahani yo kurira isahani yo kuriraho ndagira ngo umbwire kuri aka kantu gatoya aba bantu bambarana imyenda nta myuka batizanya uzaba yaraye hese uzaba yakoze ibiki se ubundi ubuzi yakoze ibiki aba bantu rwose asiga akapantaro hariya urakambaye mu kiganiro cy'ubushize twaravuze ngo mu ijoro habera byinshi operasiyo zitandukanye uziwe yaraye muzi operasiyo zazindi yarayemo rero uhise wambara arakutwikiye nyine aratwigaye tushya hari n'abandi hari abantu tuzize ibintu natwe tutazi tutanikururiye mu cyumweru gitaha tuzaganira impano ukwiye kwakira aho kubyino karira impano wakiriye aho kugira ngo uzishime umuntu agupfunyikiye impano cyakabaye ikintu wishimira ariko nibona uzarire ashobora kuyipfunyika atanayizi kimwe nuko yakoze ibyazi reka tubitega amaso ubwo urumva rero umuntu wose ari kwishungira byose zanko n'ibya bindi byose bitandukanye no muri wa musozi wavutsemo none ukurikiraga iyo urose usubira iwanyu mu cyaro tuzi ibera mu cyaro twese tuzi amatiku n'amagambo ahabera rero kuba waruvuye za Amerika uri za Burayi uri Canada uri Burayi uri Kigali uri hangaha uri za Muhanga ariko buri gihe wajya kuryama ukisanga uri iwanyu hariya kuntu ubwo ushaka nk'urugero nk'ubu niba tuvuge dusuppose kuba uri umunyakigali wavukiye Kigali na madame nyine umuvukira wa Kigali hangaha ariko nubwo dutuye Gahanga buri gihe akarota abona ari hariya ku Kinamba si mu karere kamwe si umujyi wa Kigali se ariko nta kibarizwa ko kimwe nuko wa muntu urota ari muri ya nzu yasenyutse y'iwabo cyangwa ya nzu yagurishijwe y'iwabo cyangwa wa murima w'iwabo ari nkawuhinga hamwe bari batuye utakiri uwabo ruvuga ngo nicyo twita bahoze ruvuga ngo ni umwuka ugusubiza inyuma ni ubukene busa n'uburozi kwangwa n'abantu kugira igisuzuguriro kutagira ijambo uwo muganiriye wapi kumbi si wowe n'imbaraga mbi zaguhagurukiye kimwe no kurota uri muri ya nzu y'iwanyu ya kera ushobora kuba yarasenyutse itakibaho hanashwe data kandi warangiza ukabona uyiri kumwe n'abapfuye ukabona neza mu nzozi uri kuyibona unayiri muri nayikubura ahubwo kandi ntihari yaraguzwe yarasenyutse ni amatongo niba ugiye kurangura bihagarike byakubyarira inyatsi niba ufite n'ubukwe tuzi ubanza usenge niba ufite ka appointment n'umuntu ikaribuze gucamo ibaze gukubura inzu yasenyutse ariko umwuka yakwigije n'umwuka w'uburozi abadayimoni bahagurutse ni kugusubiza inyuma mu rwego rwo kubona inzu itagihari ryabuye wikubagaho mu cyaro ukabona urimo urakubaho ibuye kandi bidakunda uri muri Australia uri Burayi uri Burundi ukisanga n'umuntu hari Bujumbura akarota ari ruguru za Karuzi kandi Karuzi ari kure wavuye za Byimba za Ruhengeri za Butare za Gikongo Ruvoyo kurura hari muri Kigali warangiza buri gihe ugasanga inzozi zawe gatatu mu cyumweru uri iwanyu kandi bo ntibanahari barapfuye bararangiye n'inzu ntigihari ari ugasanga urimo urarota ibyo bintu ntabwo ugomba kuba proud yabyo kabone nubwo ababyeyi baba bakiriyo akuwe ntabwo kihari no kuvuga ngo uza kuza mu mujyi cyangwa ujya kwimukira ahandi hari icyo washakaga kugeraho ni iterambere none iterambere aho kugira ngo uribone uri aho ukomeza wimuka uri mu ndege uguruka utwara moto utwara imodoka ahubwo urimo urakubura mu rugo iwanyu kandi utabasha no kuhagera hahandi wavuye yes uruna umwuka ugusubiza inyuma yerekana ko abarozi barahagurutse bakoresha imbaraga zose ariko bagiye kuroga ikintu cyitwa kudatunga ifaranga kudatunga inshuti no kutagira ubuzima no guhora urwaragurika wagerekaho guhinga rero imirima yo wanyu waba uhinga indabo waba uhinga ibirayi waba usarura waba ubagara waba ugira gute ni umwuka w'urupfu ubukene gusonza waruzi neza ko abantu batwumve iyo tuvuze inzara hari ukuntu bari mu bihugu bimwe nk'ibindi runaka ariko nabyo naje ku munyamakuru yabyo bavuga ngo iyo nzara ntibayizi ntikamubwira inzara iri moderne yego nayibaho se ahenze ko inzara ari ukubura icyo kurya none indwara urwaye kubuza kunywa amata ntayo ndakubajije nyine babwiye ati diyabete nyinshi ntibemerewe kunywa amata ntibemerewe kurya inyama ntibemerewe kunywa isukari bakagukura ku biryo kandi firigo igize gute yuzuye
siyo sinzara mbi sonza bireba yewe ibi bisetwa nk'ibyiza najyaga njya ahantu mu birori nkabona abantu nkavuga yo barakize disi birira amadegede n'amazi cyase nanywa amazi ndeba ibyo kunywa ni iminsi yibanywesha kandi mu rugo muri firigo ukabugira gutya ufite inka zikamwa amata bisobanukiwe vuba noneho si ikindi ugasanga muri firigo yavuye muri Afurika ashonjegeza nko mu Burayi ariko ngo arirata ngo ahantu hari ibirori hari icyo kunywa byose ngo ararebye ngo anywa amazi namwe isukari eti muri bato kandi atumiza ikamyo y'isukari ariko ntiyayo arajya kurya inkoko akabanza agakuraho uruhu kaburushete kokeje yaragahunze iyo sinzi ariko buza kurya kandi ufite kashi ufite uburyo ariko satani yaraborotse warutwinga rongo ibi ni ibiki nibyo nabyemerera akarya imboga uzishaka burya nk'abantu barwaye diabete bagutera ko imboga nyinshi niba ufashe rushe imwe y'umuceri shyiraho na rushe 3 z'imboga ntushyiremo n'ibishyimbo bike rushe imwe twemereye kuvanga ngo ndashaka menanje ya byose menanje byose urayumva mushyira agatoki mushyireho agafuta no urumva afite amavuta yavuye mu cyaro kurya amavuta bimugoye ageze igihe cyo kurya no kunywa no kuburudika no kunezerwa ariko umurozana akubise kubura indwara turwara zose ni intwererano za satani umuntu agomba rero kurota ari mahinga ari wa mu cyaro wa muntu urwara imitsi yatangiye ku umuntu koga mwiza ushingutse cyangwa mugufi agiye kwambara zira nkweto ndende akizambara imitsi birahagurutse baraziretse ugasanga urukweto rwamuhenze nta rushyiramo ararwambara imitsi gahaguruka ararushyira hariya akarureba akumva hari ibintu ari buhunge hari ibintu bitinye bitashobora gukoreka ari mu gihe cyo kurya ariko umubiri ntumwemerera kurya afite inzara ya moderne yego si inzara ntago yumva ugeze igihe cyo gukundwa ngo ushaka umugabo unezerwe barakubenze gahinda kagasirimu igihe cyo kugira ngo ushaka umugore n'iki byose nabwo ugasanga birapfuye mbega ukabona uri muri sezo yo kwakira uri muri sezo yo kurya uri muri sezo yo gutunga ariko ibintu bikakunyura imbere ugira gute ubirebesha amaso banakwicara muri salon ariko nkawe ngo wabuze icyo ukora ngo wabuze n'agaperimi wabuze ahantu wiharika usajya wari wicaye tukujugunyira mu kanwa tuguterera nk'inyoni ubundi muntu nkawe ubona muri iyi viziyo uzabaho gute bakagira ngo ubwonko warabutaye bagiye gutekerezamo bagira ngo ntureba nyamara ntibaza amarira ugira nijoro uryamye yego burya hari abantu baguhisha ikibariza bakarira ugiye kuko n'ubundi tuzabiganira mu cyumweru gitaha mu mbaraga zo gutsinda abanzi harimo no kutabagaragariza amarira ukarira wiherereye cyane bazi ugasanga urakomeye hari abantu babana n'ibikomere atari uko batabishaka ariko ubundi nkawe babuze iki se wakoze na gutya wabuze na kamiti nk'abandi bana be ukabona baragufata nkaho utagira ibitekerezo byaguteza imbere kuri toilette urabwituma cyangwa wagiye kwihagarika n'ubwenko burasohoka cyangwa ushobora kuba waragiye nko kota izuba ukabusiga ku zuba bakumva kuri igicucu nyamara ntawe udatekereza kubaho ariko there is a lot of barriers there is a lot of obstacles zishobora kubuza mushumba izo obstacle zikubuza gutera imbere zikwereka ko hari ikintu kitagenda neza abantu bakavugira ngo nta bwenge ugira bakagira ngo nta gutekereza ntushaka iterambere ryawe bakagufataho ijambo wabuze icyo ukora na kamituye nk'uko wari ubitubwiye wabuze ubwenge bugashinga kumbe hari mu kirere cy'umwuka umuntu nta n'ubwo umuyede none Stefano utarishoboye rwose ntabwo baremewe kuba abayede nta n'ubwo abantu bose baremewe kuba abafunda ariko umupasiteri wavugaga ngo hari umuyede cyangwa umufundi w'umunyamurenge mwari mwabona kandi koko nibyo ntawe ubundi kwisobanukirwa nicyo kintu cya mbere nabonye kizima buriya rero ushobora no kwisobanukirwa bikanga nkubwire inshuti yanjye wemera ko hariho abana bavukana turomo bakanayikurana bakavuka nk'abandi bana ariko amahirwe akaza kumucika akiri mutoya yego ukitwa igicucu ikigoryi nta bwenge ugira hari ba mukaso hari bene wanyu buriya weje ntabwo ugeze urerwa kwa nyokorome ngo urebe genda harerewe nyokorome yavuga ngo
ariko mana rero hari amagambo tuvuga mu kinyarwanda bavuga ko dushize isoni kandi asanzwe ari ibizwi buriya birazwi ngo umwanda w'umwana ngo ukenya kwa nyirarume ngo ntukitume mu rugo ngo ujye ugenda hirya ngo amantuze y'umwana nyine ngo akenya urugo wajya kuragira inka turiya n'umwana wo mwishywa zizapfa baguhonda ntacyo uzimarira uri ikigoryi fatwa akira ukarya hahandi ushobora gusonza saa 4 cyangwa ugasonza saa 6 bigashya ureba kugaburira saa 8 hari urugo nabayemo bajyaga bampa ibyo kurya byagaze kubera iki nyine kugira ngo tuvukane bya bikomere ntago nshaka ko havuga ariko harambabaje uzi guteka ibijumba bishyushye kandi ikintu kibabaje ikintu ukoreye umwana arinda ajya mu nda y'isa kikibuka ibyo ndabizi 71 ubundi amateka yo arakuvuna akikibuka yewe iyo ungaburiye ibyo kurya by'ubwoko bumwe ndababara barumva nkeneye kubona ameza yuzuye ibiryo yego kumva nibuka ko najyaga njya mu ishuri muniga mu mwaka wa 2 primaire wa gatatu muri za 70 nagomba kubanza kuva mu kabande gukura ibijumba nd'umwana muto agerekaho igicuma cy'amazi abana boho nabaga baryamye abivuga ngo marira kamanuka nize kuvoma niga gusya nkiri muto niga guheka abana ndacupira cyo bakangabura intagaraso ryo zibiha naterura umwana bakantuka ngo dore uko gisa dore uko kireba ntacyo uzimarira ibitutsi mbega ugakurana stress mu bitekerezo ariyo mpamvu Imana yampishura umwe bwabera ndifuza kuvura babana ikomere nibyo twagiye ducamo yego ntabwo wavura indwara utazi wajya ku ishuri ukagenda wakerera ugasanga inspector ahagaze ku muhanda n'inkoni ndende kandi nturi bumubwira aho wiriwe ugatega ibitugu bakagira gute bakabihonda twize guceceka tukiri bato mama yambwiye gutya papa yambwiye gutya nge yanguriye ikayi we ntayo ugira ntawe uri buvugane nabo ikayi imwe baguhaye bagutuka urayandika nk'imibare igifaransa uyishyiremo icyo usanga ngo ni civisme usanga na ST ibyo ni byeje bundi byanyu twebwe ndavuga mu gihe cyacu ni civisme twetanga civisme twebwe none ugasanga ikayi yawe imize nk'akarima k'umukene kari nk'amashu dodo imbwija uri usanga hari note udafata kandi ushobora kuba ari note zigukwiriye yego ugasohoka kugira gute uguje udafatiye ku kibaho byarangiye ntago baguha umwanya wo kugira gute wo kwiga kuramo iyo myenda vuze ujye kuzana amazi se nibuka muri 76 marume yankubise urushyi wewe hari abantu bari bahari batavomye bandindira komva ho twebwe mukuge bankubita urushyi ndabyuka ngo hasi njya kuvoma nikore kabwire hari ibintu ducamo rero kurota wasubiyeyo biravuze ngo numwuka bwabo ukene ugiye kuza tutimagine nk'ubu ndota nasubiye aho hantu ni habi ntugasubireyo ntugasubire imisabune urara mu kirago nta jambo hagira usura ati ni wa wundi wasuze niwe kandi utanariye hagira ibyangirika mu rugo mucunge mujye mumureba wari wabona umwana utiba kandi akuze basiga bakingiranye ndikomere none hibaze kurota wasubiye muri ibyo process abantu babyumve neza yenda nibakinga icyumba cyabo ariko bakinga na hari inkono byaga ngo wabikozemo ahantu ukurura umwana ku buryo ugira menace mu mutima hahandi bumva waragira inka waragira ingurube ntuzagira ubwenge none ibaze kuba Imana ikugiriye neza ukongera kurota wasubiye aho hantu uri muri Amerika uri muri Canada uri muri hehe uri Burayi uri i Kigali uri ufite akazi ukarota uri aho hantu vuga ngo ni wa mwuka mubi w'ubukene abarozi bakwemaze kukwegera ngo bakurandure yego ubwo ntitwashaza buriya narindimo ndagenda mbikurura neza ariko igihe buriya nacyo n'umwanzi w'ibyiza ariko aho hantu kurota wasubiye ku isambu mu ishuri mu nzu ya kera inshuti za kera zitakibaho yego bari n'umwuka mubi cyane abantu babyitondera Satani aravuze ngo ubu nyine turagusubiza harya nutahajya turahajyana abana bawe
nta muntu n'umwe ubyara yifuza ko imiruho yaciye mwana we yayinyuramo. Twiga primaire imyaka 6 uzi ko nize mu bigo birenga 7 hafi 8 igihembwe kimwe ndahavuye biri hamwe uhora usanga uri mushya mu ishuri ahantu mu kigo runaka batakuko ndi burya yutize mu kigo kimwe cyangwa 2 ntabwo ugira ya favor hari ukuntu hari ibintu uruzinga si byose ni impamvu kurota umeze gutyo ni ikimenyetso kimusiga cyerekana yuko Satani arimo gusubiza inyuma uganira n'abapfuye muri yanzu kubura nacyo ng'impamvu imwe urose bino bintu ukibonaho bino bintu kuba nta kintu ubona kuba ntacyo ugeraho kubona ubare biteye ubwoba kubona ari ibintu bigoye ibyo byose umaze kubirota nabwo ujimenya ngo umwuka w'abadayimoni wangeze ushobora kutabirota ariko ikimenyetso tuvuga ubyibona izo za obstacle zikuri imbere Imana iguha umugisha aba bantu dusenge tutazasubira aha hantu tutazarota izi nzozi icyo umuntu akora kuri izo zose nicyo tugarukaho ni amasengesho ya ninjoro ibintu byose bijyanye n'imbaraga z'abadayimoni ku manywa ujye ukora ijoro uryame ariko saa 6 nizigera gerageza ushake mu isaha imwe yo kubomora abadayimoni ya bino bintu. Yego. Yes. Mushomba reka tugushimire cyane kuri ibi bintu ubu dusobanuriye ni byiza cyane kuko turasobanukiwe kandi turacyari muri iki cyumweru nyine cyo gusobanukirwa kurushaho. Ndagushimiye cyane. Nakoze cyane Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Shalom.